iyo uhinze udahingishije kimwe muri ibyo ngibyo ni cyagiye usanga warahinze ugasanga n'ubundi igihe cy'isarura usaruye nta kintu ubonyemo, ukavuga ngo abandi byagenze gute twe ko twahinze ngo uriya kuki yejeje. Reka tuguhe ikaze dukurikiye muri Wowe TV, tukwifuriza kugubwa neza no kugira amahoro n'impagarike mu bugingo aho uherereye hose mu bihugu byumva ururimi dukoresha ikinyarwanda, waba uri muri Afurika y'Uburayi se, muri Aziya cyangwa muri Amerika na Australia. Tuguhaye ikaze uyu munsi wa none, kandi turaguha ikaze hano. Wowe utakora subscribe kandi subscribe, kore like, share na comment, utubwire uko byumva, duhe ibitekerezo ku biganiro byacu. Reka tuguhe ikaze na none, kandi twizeye yuko ikiganiro turi bugirane kiri bubanezeze. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gihingwa cy'ibishyimbo. Tugiye kujya ku musozi hakurya hariya muri kureba, umugabo atujyanyeyo, turamumenya, aratwibwira, anatuganirize ku buhinzi bw'ibishyimbo, atubwire muri makeya bimeze bite. Bahinzi muze tujye mu murima, twige kandi biratugirira umumaro. Ndagusaba gukurikirira isomo aho uriho uherereye hose, uduhe comment, utubwire ikindi watuganiriza, kandi nawe niba ufite icyo wafashisha abandi ntutinye kutwandikira no kuduhamagara kuri nimero zacu, kugira ngo tuze tugeze ku banyarwanda n'abari ku isi yose inkuru yawe nziza ishobora gufasha mugenzi wawe. Nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare cyabigaragaje, abanyarwanda benshi dutunzwe no guhinga. Rero uyu munsi niyo mpamvu navuze ngo tujyane mu murima, ubundi turebe mu buhinzi bw'ibishyimbo bimeze bite, cyangwa mu bindi bihingwa bitandukanye. Ngira ngo abanyarwanda bahinga ibihingwa bitandukanye kandi bitanga umusaruro. Rero ubu turi kwerekezayo, turi kujyayo, turebe iyo mirima, adutambagizeyo, hanyuma anatubwire muri make icyo ubu buhinzi bubamariye n'icyo babwitezeho. Reka mbaye ikaze nanone, karibu, reka dukomeze urugendo. Ngira ngo murabona yuko aka gace turimo ari agace k'imisozi miremire. Hirya no hino murabibona hari n'ibihingwa bitandukanye. Murabona yuko iki ni igihingwa cya kawa. Abazi kawa ngira ngo uyu munsi mumeze neza muri ibi bihe. Nyabuna mwibuke no gutanga mituweli igihe cyageze. Ndabona tugeze ku murima, rero reka akomeze adutambagize. Ndabona ari ibishyimbo byiza, byiza rwose bigaragarira ijisho, nitazamo impinduka ikirere ngo kibe cyahinduka bishobora gutanga umusaruro mwiza. Reka rero akomeze adutambagize, atwereke uyu murima, ubundi tubone kuza kwinjira mu kiganiro nyirizina, atubwire ibyabyo, hanyuma atuganirize natwe tumubaze. Kandi nawe watwandikira muri komenti ikibazo, igitekerezo n'icyifuzo, hanyuma tugafatanya kwiga. Uru rugendo abantu bose barafashanya. Karibu tujyane, reka dukomeze tumukurikire, adutembereze muri uyu murima mbona w'amaterasi meza. Dushimira na leta yacu ibagize uruhare rukomeye kugira ngo abanyarwanda bagire ahantu heza ho guhinga n'ibindi bikorwa bitandukanye, kugira ngo umunyarwanda wese abeho neza kandi abeho yishimye kandi atekanye. Aha rero duherereye ni mu murenge wa Kibumbwe, mu kagari ka Gakanka, mu mudugudu wa Munini. Yego, ngira ngo hakurya murabona imisozi miremire rwose, ni mu gice cy'imisozi miremire. Ngira ngo ubanza no muri Nyamagabe hari mu duce twatumye u Rwanda rwitwa Rwanda Domiri Corine. Hanyuma ibi bishyimbo turaza kumenya ni iby'abande.
ari kutuyobora reka dutembereze ubundi tugerageze kujyana nawe ikiganiro kirambuye atubwire nyirizina bimeze bite. Ni karibu nanone, reka dukomeze adutembereze. Tuguhaye ikaze. Tugusanze hano muri uyu murima w'ibishyimbo, amaterasi mbona meza cyane. Tubasuye mwari mutubwiye yuko mufite imbuto mwahinze y'ibishyimbo imeze neza. Tubona bimeze neza ariko banza ahari n'imvura itoroshye. Imvura niyoroshye. Uratangira utubwira n'abadukurikiye amazina yanyu, ese muri bande, hanyuma tubone kujya ku by'ubu buhinzi bwanyu. Murakoze. Nitwa Umulisa Japhet. Mukaba koko musanze naje gusura ubu buhinzi twakoreye ahangaha. Ahangaha tuhakorera nk'itsinda ribarizwa muri Compassion ikorera muri Paruwasi Gakanka. Ubwo rero tukaba twarahinze ibishyimbo, ariko twahinze ibishyimbo dusaruyemo n'ibirayi. Twasaruyemo ibirayi urebye biri hagati ya toni 2 n'ibiro 700. None rero twasubijemo n'ibishyimbo, kandi turanashima n'Imana yuko turi kubona ibintu biri kugenda neza nubwo hari no mu mvura. Turabona ibishyimbo bishobora kuzaduha umusaruro kubera yuko ndi kubona ari byiza. Kandi mu by'ukuri aya matarasi yose uko muyabona tuyahinga turi abantu bageze kuri 53. Ubwo ni itsinda rimwe cyangwa ni amatsinda ngahe? Ni itsinda rikorera hano ku Munini ryitwa Twisungane. Yego. N'irindi tsinda rikorera hano ku Maturanyi haruguru ngaha ryitwa Tuzamurane. Yego. Itsinda rya Munini rifite abantu 27. Hanyuma itsinda ryo haruguru ngaha muri Rambya rifite abantu 26. Hanyuma twese tukaba abantu 53. Yego. Niyo mpamvu rero mubona iki gikorwa twagihurije hamwe. Kandi turanashimira abantu baduhaye icyo gitekerezo, kuko nubwo aya matarasi muri kubona gutya ntabwo ari ayacu, kuko ntabwo ari ayacu ngo tube twarayaguze, ahubwo turayakodesha. Ubushobozi bwo gukodesha ahantu hangana gutya mwabukuye he? Ese byabafasha igihe kingana iki? Ese ntibyabihenze cyane? Mwakozesheje ubuhe buryo? Numvise muri mu matsinda, byagenze bite kugira ngo mubone ubushobozi bwo gukodesha ubutaka bungana gutya? Ubushobozi twabukuye rero ni mu matsinda. Twamaze kujya ahantu hamwe, dusanga bitewe n'ubuyobozi bwiza bwaje bukatwegera bugati mugomba kuhurira hamwe mugashaka n'ikindi kintu cyatuma mu ngo iwanyu mwiteza imbere mu buryo bw'ubuhinzi. Ubwo no kuvuga ngo twahise twishakira uburyo bwo guhuriza hamwe mu matsinda, tukazigama tukanagurizanya. Ubwo byatumye rero dushakisha uburyo bwo kubona aha hantu, turaza turahatereta. Hanyuma tumaze kuhabona dukora mu matsinda, bafata ruguru mu itsinda ryabo bazana amafaranga, natwe dufata mu itsinda ryacu, natwe tuzana amafaranga, duhuriza hamwe, hanyuma dushaka wa muntu turamwishyura amafaranga, hanyuma turaza turahinga. Hari uruhare uwo mushinga waba ubifitemo? Ese itorero hari uruhare rwari rifite mu kugira ngo ahantu muhabone, mu kuhashakisha? Byaba bimeze bite? Uruhare runini cyane rurahari mu itorero,
ndetse no ku bayobozi b'umushinga kubera yuko batugira inama, kandi buriya icya mbere n'ubundi kugira ngo ibintu bigende neza, haba ari mu buhinzi, haba n'ikindi kintu waba uri gukora cyose, buri kintu cyose gisabwa inama. Ubwo rero batugira inama yo kuvuga ati ntago bikwiriye yuko mwagenda mukicara gusa, mwebwe nimubanze mushakishe n'ikindi kintu mwahuriza hamwe mugakora. Dusanga rero tugomba gushaka igikorwa cy'ubuhinzi. Batugira inama, bamaze kutugira inama batwereka n'uburyo tugomba gukora, hanyuma baduha n'ubundi bufasha, baduhaye inyongeramusaruro, ishwagara, baduhaye imvaruganda ndetse baduhaye n'imbuto. Ubwo rero turabashimira rwose muri rusange, batuba hafi, muri rusange batuba hafi, ndetse kandi turi kubona ibintu biri kugenda neza, kandi twizeye ko bizakomeza kugenda neza dufatanije. Wigeze kutubwira ko mwejejemo ibirayi, utubwira ko mwejeje hagati ya tone 2,800 niba nibuka neza kuzamura. Ese mwaba mwari mwahinze ibingana gute niba ubyibuka? Ndibuka yuko twahinze ibiro bigera kuri 900, hafi tone aho ngaho. Ndumva aribyo twahinzemo aha hantu. Baduha ubuyobozi bwa pension bufatanyije ndetse na paruwasi Gakanka, baduhereza inyongeramusaruro. Ahasigaye turaza turahinga. Ndumva wenda habaye izuba kuko ntabwo aricyo twe twiteze, kuko ahantu ngana gutya hashobora kuba harimo hegitari zirenga 2 n'igice. Ntabwo twe twitezemo umusaruro rero, kuko twahuyemo izuba bigezemo hagati. Ubundi ni ukuvuga ngo ahantu ni ahantu hera, iyo tutaza guhura n'izuba ubundi twari kwezamo nibura nka toni nibura 4 n'igice. Twatwenye hagati ya toni 4 n'igice ndetse na toni 5. Ubwo rero ikibazo twagize n'izuba, ariko ibiri byose twari twabibonye kuko twabonye ibirayi by'indobanure, nibyo twari twateye. Hanyuma utubwiye yuko umushinga wagiye ubafasha, ukabaha inyongeramusaruro, ukabaha ifumbire zitandukanye ndetse ukanabaha imbuto. Wari waduhaye n'umuti nibagiwe. Okay. Ubwo nicyo nagiye kuvuga. Byumvikanye ko mushobora ko mwarahuye n'igihe kitoroshye cy'izuba. Umusaruro mwari mwiteze ntiwaba mukeya, ntiwaba mwinshi nk'uko mwari muwiteze. Ese ubu ngubu ni ikihe cyizere mufite ko muri iki gihe imvura iri kugwa ari nyinshi? Mwiteze iki kuri iyi mbuto y'ibishyimbo mwahinze? Ese mwahahinze ingana iki? Ese mugereranije murabona mushobora kuzakuramo ingana, gusarura iki, ibingana iki ko ikirere kiramutse kigenze neza? Mwiteze iki? Ikirere kiramutse kigenze neza, biteretse nk'uko ndi kubibona gutya, urabona ko namwe ibishyimbo bimeze neza, muri kubibona bimeze neza. Dore bimeze neza ibishyimbo, muri kubibona neza. Ni ukuvuga ngo biramutse bigenze neza, hatagize ikibazo cy'izuba kibaho, ni ukuvuga ngo ahantu twahinze ibiro 65. Ni ukuvuga ngo ahantu rero tushobora kuhasarura nibura nka toni zigera kuri 3 ku bishyimbo. Kandi numva tugereranyije n'iyi sezo, kuko iyi ngiyi ni sezo ya B. Inangaha iwacu akunda kwera sezo ya A nikunda kwera cyane, ariko na B nayo irera cyane cyane nk'iyo twabonye inyongeramusaruro nk'izo twakoreshejemo mbere. Aha hantu aka gace nabonye ari agace k'imisozi miremire, gashobora kuba gafite n'ubutaka bushobora kuba busharira. Ese ko numvise mu ifumbire mwahawe nta shwagara, byagenze bite? Ese ubwo ngubwo yaba ariyo mpamvu yatumye birumba cyangwa bimeze bite? Oya, nabwiye yuko twahawe ifumbire tugahabwa n'ishwagara. Ikibazo cyahabaye nyirizina ni izuba. Twahawe ifumbire, duhabwa ishwagara, duhabwa ndetse n'umuti ndetse n'imbuto zo gutera kandi z'indobanure. Mu by'ukuri ikibazo twagize ntago ari cyo ko tutigeze tubona ishwagara, n'ubundi nuko nyirizina ari izuba ryavuye. Ariko ubundi ahangaha ho koko nk'uko mubizi butaka bwacu intanga bujya busharira, tutagize amahirwe yuko tubona ibyo bikoreshwa byose, ntabwo twasarura neza nk'uko tubyiteze. Ishwagara tuba tuyikeneye buri gihe. Ntabwo wavuga ngo urashyiramo uyu munsi ishwagara ngo birangire, ushyiramo iyi sezo ya A, ushyiramo na B ugashyiramo, ahasigaye kugira ngo igihingwa cyawe uzagisarure neza wishimye. Yego. Hanyuma ku musaruro mwavanyemo w'ibirayi, ese waba waramariye iki abagize ayo matsinda yanyu yo kuzigama no kugurizanya? Wamariye iki abanyamuryango? Ese hari impinduka biri kuzana? Ese ubundi mumaze igihe kingana iki mukora ubuhinzi? Bimeze bite?
ese mu gihe mumaze mukora musanzwe mubikorana mbere mu mushinga utaraza cyangwa mwabitangiye nyuma umushinga umaze kuza, watubwira muri makeya? ubundi wenda nubwo nta nakunze kubivugaho cyane, ariko ndashimira cyane ubuyobozi bw'itorero bwatugira icyizere bukaduha kompasiyo. ubwo buyobozi bw'itorero ndi kukubwira ni ukuvuga ngo ni ya Diyoseze Kigeme batugira icyizere, baduha umushinga wa kompasiyo ya Paruwasi Gakanka. noneho hanyuma aho hose aho byaje bituruka nibo baduteranije cyangwa se badukusanirije mu matsinda. ubundi mbere ntabwo twajyaga amatsinda, ntabwo twahuriragamo. byumvikane yuko duhuriye mu kintu kimwe aho ngaho muri kompasiyo niho twahuriye. noneho hanyuma badushishikariza guhurira hamwe tukagira ibyo dukora bigomba kuduteza imbere. ubu ni ukuvuga ngo rero ahangaha tumaze iki gihingwa twahizemo ni ubwa kabiri duhinzemo. iyi ni sezo B. twahinze sezo A ivamo dushyiramo sezo B, iyi ngiyi niyo turi kumwe. ni ukuvuga ngo nibwo duhinze bwa kabiri mbega. hanyuma ni iki wabwira abantu badukurikiye? biragaragara ko ibishyimbo byo bishobora kuzera neza. ese ubundi muri makeya nk'umuntu ushaka gukora ubuhinzi bw'ibishyimbo nk'uko namwe muri kubukora, arasabwa iki? ese ubuhinzi bw'ibishyimbo bwerera igihe kingana gute? yabigenza ate kugira ngo abe yakuramo umusaruro? kugira ngo ukure umusaruro mu bishyimbo neza, ni uko ugomba guhingisha inyongeramusaruro, ugahingisha ibishingwe. ubwo ibishingwe twabyishakagaho, ugahingisha ibishingwe bakaguha ubwo ni imborera, ibishingwe by'imborera. yego. ugashaka ishwagara, ugashaka imvaruganda. nibwo uzahinga ukumva neza ko ibyo wahinze bizakugira umumaro. iyo uhinze udahingishije kimwe muri ibyo ngibyo, ni cya gihe usanga warahinze ugasanga n'ubundi igihe cy'isarura usaruye nta kintu ubonyemo, ukavuga ngo abandi byagenze gute, twe ko twahinze ngo uriya kuki yejeje. byumvikane no kuvuga ngo iyo utakoresheje ifumbire y'imborera, nukoresha ishwagara, nukoreshe imvaruganda, nuvuga ngo ugira umusaruro mukeya. abantu abari kunkurikirana cyangwa se abari kudukurikirana, nagira ngo rwose mbabwire neza yuko ugomba guhinga neza uhingishije ibiteganwa no guhinga: imvaruganda, ishwagara, imborera ndetse n'imbuto y'indobanure. nibwo ushobora guhinga ukishimira umusaruro wasaruye. ubwo bivuze yuko inama wagira abantu ni ugukurikiza gahunda n'inama bagirwa n'ubuyobozi, gahunda za leta, ikirere, abagoronome babivugaho bitandukanye. ni iki washimira ubuyobozi bwacu bwatanze umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo mubone uko muhinga? ese uyu murenge dusanzwe turimo, ubundi muri uyu murenge turimo wa Kibumbwe, usanzwe uhinga ibishyimbo ku buryo buri hejuru, nibihe bihingwa ubundi bikunda kwera muri aka gace? ubundi mu murenge wacu wa Kibumbwe ibihingwa bikunda kuhera cyangwa se dukunda no guhinga n'ibishyimbo nabyo bibamo. ariko ibishyimbo nubwo tubihinga, habayeho ubujiji mu minsi yashize, tukaduhinga tudakoresheje inyongeramusaruro. ugasanga abantu bahinga ntibeze, ugasanga rimwe na rimwe abantu bafite ikibazo cy'ibishyimbo byo kurya, kubera yuko bakoresheje imyumvire mikeya, batigeze bumva inama za agoronome, batigeze bumva amabwiriza. ariko uyu munsi aho bigeze ubu ngubu, abantu batangiye kumenya neza, tutangiye kumenya neza inyungu ziba mu guhingisha inyongeramusaruro zikwiriye. twitege iki rero kuri ayo matsinda yanyu? amatsinda yanyu yo kuzigama no kugurizanya, turabona ubu butaka mwarabukodesheje n'ibyo. ese haba hari igitekerezo cyo kugura ubu butaka, cyangwa musanzwe mufite n'ubundi butaka bwanyu mukoreramo, cyangwa se hari n'igitekerezo mufite cyo kuba mwakwagura mukajya n'ubutaka bwanyu? ese muzakomeza muri amatsinda cyangwa muratekereza yuko mwazanaguka mukaba mwaba koperative se, cyangwa murabitekerezaho iki? twebwe muri gahunda yo kugumiza guhinga n'ubundi tuzakomeza duhinge, kandi turashaka neza yuko kubera ko dufite igihe kirekire cyo kuba turi kumwe, imyaka isaga 20, ni ukuvuga ngo twebwe twumva tutakomeza kuba abantu batoya, ahubwo dushaka kuzaba abantu banini ku buryo tuzaba koperative. kandi muri iyo gahunda dukeneye yuko tuzaba dufite ahantu duhinga ubwacu tudakodesha, kuko kodesha biratuvuna, bidusaba amafaranga menshi, bigadusaba mbega ibintu byinshi cyane.
ariko ibyo ari byo byose uyu munsi turashaka neza yuko dushaka ahantu tugomba kugura, gusa imbogamizi zihari ni ubushobozi bwo kugira ngo tube twabona amafaranga yo guhita twishyura ahantu rimwe, ariko kuba twashaka aho twahabona, ariko kwishyura rimwe byo ni ibibazo bitoroshye, ariko ni urugendo dufite kandi tugomba kuzarusohoza. Hanyuma tugana ku musozo, watubwiye yuko mwejeje umusaruro wanyu mukawukoresha mu buryo butandukanye. Ese kuwugeza ku isoko hano imihanda imeze ite? Ese biroroshye kugeza umusaruro ku isoko? Abaguzi baraboneka? Ese ukurikije ibiba byagiye mu buhinzi ntago muba muri guhomba? Urabivugaho iki byo ku bijyanye n'ibyo ngibyo? Ku bigendanye rero n'umusaruro no kugeza ibyo twasaruye ku isoko, nk'ubwo twari twasaruye ibirayi byinshi murabyumva, ni ukuvuga ngo dufite ikibazo cy'imihanda. Dufite ikibazo cy'imihanda rwose, namwe murabizi. Ahangaha kuva ahangaha werekeza iriya santere yitwa ku Cyeru ni ahantu hatameze neza. Kuva ahangaha werekeza hariya ku murenge, hariya umurenge wa Kibumbwe ni ahantu hatameze neza, nta modoka dushobora kubona iza gufata umusaruro. Ubwo rero bituma uburyo bwo gutanga umusaruro wacu bisa nk'ibitugora cyangwa se bikaduhenda, bigatuma dusa nk'abaho duhomba. Kubera iki? Kubera yuko umusaruro wacu wakagombye kugenda ukaguka ukajya hirya, hasiga dukafata amafaranga agaragara, ariko noneho tugurishiriza hafi aho ngaho mu gihe twamaze gusaguraho ibyo twikenuza mu muryango wacu, ndetse twamaze no kuzigama imbuto. Ariko ni ukuvuga ngo byari twakagombye kujyana kure, biza hafi aho ngaho abantu bakaduhenda. Ngira ngo twagushimira umwanya waduhaye, ariko tunagusaba ngo mu gihe mwasaruye muzatubwire, tuzabasure mutwereke umusaruro wavuyemo, tumenye ese koko ibintu birakora. Ese koko nk'uko wabitubwiye, nubwo wenda utatubwiye neza, ibishyimbo wenda uratwibutsa gatoya ugana no ku musozo, watubwiye harya ko ibishyimbo byerera igihe kingana gute? Ibishyimbo byahinzwe neza, byahinzishijwe imvaruganda, ndetse bya bindi byose bisabwa, byerera nibura amezi 3. Amezi 3 ibishyimbo biba byeze. Iyo byahuye n'izuba rigereranije, rigahura n'imvura igereranije, ni ukuvuga ngo hatagize ikintu kibangamira ikindi, amezi 3 ibishyimbo biba byeze, abantu bakaba bamaze kubisarura. Reka tugushimire cyane kandi tukwifurize kugubwa neza, kandi mukomeze mukore mutere imbere, kandi turifuza yuko mukomeza kuzamuka n'izo nzozi muteganya nk'itsinda ryanyu mukazazigeraho. Murakoze. Mwakoze rwose kutuganiriza, ariko hari icyo mwatubwiye cyo kuvuga ati ese muteganya ko muzaba koperative cyangwa se muzagera ahantu mukorera mudakodesha. Rwose twagira ngo nk'uko mwatugendereye aha hantu mudukunze, mwatushakira ubuvugizi bwo kugira ngo nibura aho duteganya ko twazigurira tukazakorera koperative, nibura aho hantu nibura tuzabona uburyo, tuzabone ubushobozi, mbega muzadukorera ubuvugizi ku buryo ku bigo byadukundira bitatugoye, kuko kugura inaha ngaha harahari, ahantu umuntu yakorera iyi mishinga harahari. Reka tugushimire, Imana iguhe umugisha. Murakoze. Murabyumvise rero mwebwe mudukurikiye muri Wowe TV, murumva yuko ubuhinzi bushobora kugira umumaro, kandi nk'abanyarwanda n'ubundi ifunguro rya buri munsi, cyane cyane abakuze ariko n'abatoya ngira ngo niko bimeze. Akenshi bavuga yuko ibyo kurya byabo bya buri munsi bitaburaho ibishyimbo. Rero mubishyireho umwete, namwe muhinge mweze kandi mutere imbere. Kandi reka tubashimire mwebwe mwari mudukurikiye nanone, mwakoze kubana natwe. Kora like, share, comment, follow, uduhe igitekerezo cyawe, utubwire ku kiganiro kibonye, kandi tuzifuza gukomeza kubageza inkuru nziza kandi zifite umusaruro ku buzima bwacu bwa buri munsi. Imana y'amahoro ikomeze barinde, ibane namwe nkuko mubisanzwe mubizi. Hano ni kuri Muri Wowe TV, mwari muri kumwe nanjye NG du Bonheur. Ibiganiro byacu byo nakagaruka ejo bundi tukabageraho namwe aho muherereye, mukaduha ikiganiro ndetse mukatwungura ubumenyi ushobora kudufasha mu mibereho ya buri munsi. Tubashimire cyane, Imana y'amahoro ibarinde. Reka kandi tuze
gutambagiza mikoro yacu, umunyamakuru atwereka imihanda bahoze batubwira bariya bakuru b'amatsinda batubwira ngo ko bafite ibibazo by'imihanda, ariko twizera yuko na leta ibifite mu migambi, kandi ubuyobozi bwacu iteka butureberera ibyiza, bukatwitaho, bukatugirira neza. Twizeye neza yuko n'ikibazo cy'imihanda, cyane cyane uyu muhanda batubwiye uva mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe wambukiranya ujya mu murenge wa Kibumbwe unyuze ku isantere ya Cyero wambukiye kuri Rukararo, ubwo ni igice cya ruguru ngire ngo ukaba wakomeza ukajya na Musebeya. Twawunyuzemo rwose tubona ko ari umuhanda uri kwitabwaho kandi ubuyobozi butekerezaho. Nyabona mubyigeho rwose, mukomeze mubigenze neza, abaturage bave mu bwigunge kandi bigende neza, kugira ngo umusaruro wabo babashe kugeza ku masoko bitagoranye, kandi bahahirane n'indi mirenge, bahahirane n'uduce tubegereye, bigende neza, baryoherwe kandi santere zabo zikure, bamererwe neza, imisoro yinjire, twubaka igihugu cyacu buri wese abigizemo uruhare. Imana y'amahoro ibarinde, mugire umugoroba mwiza, abageze ku mugoroba mugire igitondo cyiza, abari mu gitondo mugire igicamunsi cyiza, mwebwe muri ku manywa, kandi Imana ikomeze ibarinde. Ibiganiro byacu nakagaruka, turi kumwe. Ciao ciao, bye bye.